Mbahaye ikaze mu kiganiro nitwa Nsabimana Jean Bosco, twese hamwe tugiye kurebera hamwe amateka yaranze umukinnyi wamenyekanye ku izina Intare y'Ingore. Ubu ngubu uri kubica bigacika mu gihugu cy'u Rwanda, ukunzwe n'abatari bakeya. Tuzibanda ku bakinnyi ba sinema, kurinda bose tubahetuye, tugende tuvuga amwe mu mateka yaranze abakinnyi ba sinema mu Rwanda, kugira ngo wumve inzira baciyemo, kugira ngo cya gihe nawe uba wumva wacika intege cyangwa se ushidikanya kujya muri sinema, wumve aho imbaraga ziri ndetse n'ibyo bisaba kugira ngo ube uwo muntu. Ngo haye ikaze mu kiganiro, nitwa Nsabimana Jean Bosco, nyandikira muri komenti nimba ukunda ibiganiro nkora. Rero mbere y'uko tujya ku mateka ndetse n'ubuzima bw'Intare y'Ingore, reka mbanze mbahe rino tangazo. Groupe team ya Kamatoki TV iramenyesha abantu bose bifuza gukina filime ko amarembo yuguruye, bashobora guhamagara kuri nimero ya 0729 Ikindi nuko kuva ku wa gatanu haratangira gusohoka filime yitwa Inzira y'Urukundo, Urukundo rwa Cyusa, Isimbi ndetse na Bosco. Ni filime izaba ari nziza birenze, ni filime izaba irenze filime Inzira y'Umusaraba mwakunze. Ngira ngo trailer yayo mwamaze kuyibona, andikamo Inzira y'Urukundo urebe incamake z'iyo filime kugira ngo ku wa gatanu uzabe witeguye kureba iyi filime. Ni filime nziza cyane, rero tunabaha ikaze bifuza gukina muri iyo filime. Amahirwe n'aya ngaya, umwanya n'uyu nguyu. Reka dukomeze cyane. Intare y'Ingore niko yamenyekanye, niyo mazina yamenyekaniyeho. Ubu ngubu akaba atuye mu ntara y'Amajyepfo, ahitwa ku Kamonyi, niho aherereye, niho akina filime aturutse. Akimenyekana ku ikubitiro, yamenyekanye muri filime yitwa Amarira y'Urukundo, aho yatotezaga ndetse akanakorera ubugome bukabije Fabiola. Si izo gusa, ahubwo yanakinye muri Seburikoko ndetse anakina no muri filime ubwayo yiswe Intare y'Ingore. Yari filime yakinyemo ari mukase, ni filime yagaragajemo umujinya ukabije, biza kurutuma nyine izina rye rikura cyane, aho yiswe Intare y'Ingore. Icyo bagendeyeho bamwita Intare y'Ingore ni uko mu buzima busanzwe, mu buzima wenda bw'ishyamba, intare ubundi ni umwami, ariko bavuga ko Intare y'Ingore ariyo ihiga cyane kubera umujinya ziba zifite cyane, ko ngo iyo zigiye guhiga zitabura umuhigo. Bagendeye ku mujinya bamubonanaga mu maso cyangwa se uburyo yagitingamo, byatumye ahabwa iryo zina ry'Intare y'Ingore bitewe n'imyagitingire yo. Kwinjira muri sinema bwe byaramugoye cyane. Uyu ni umwe mu badamu bagowe, babonye inzira zigoye cyane zo kwinjira muri sinema. Mu mwaka w'ibihumbi 2009 ubwo yakoraga casting, we na Mama Nick ndetse n'abandi basitari benshi bagiye bazamukira muri iriya myaka, harimo n'abagiye bazema mu Karujanga, ba Kasuku ndetse n'abandi benshi cyane bagiye bagaragara muri sinema, tutibagiwe na ba Metere Nzovu n'abandi benshi cyane bagiye bazamukira rimwe. Byari byaragoranye cyane, ariko gucuruza sinema muri icyo gihe byari bigoye, kuko abantu bacuruzaga sinema mu buryo bw'amasede, bagenda bazunguza CD. Muragira ngo murabizi, kera ubwo filime nyarwanda zari zitaratera imbere, Intare y'Ingore yageragezaga kujoyininga. Aha yari akiri umukobwa, yari atarashaka, ariko yagerageza kujoyininga bakabyanga kubera yuko ntago yari afite isura nziza ipika, kandi muri kiriya gihe abenshi barebaga ku masura mu rwego rwo kugira ngo filime yabo izacuruze. Bikomeza kumugora, cyo kimwe n'ubu ngubu abakobwa n'abadamu bifuza kujoyininga filime badafite amasura myiza cyangwa imiterere myiza, bikunda kubagora. Ba director n'abandi baba baturanye abakinnyi bakunda kubagora. Nimvuga gutyo abenshi muranyumva, mwagiye mugerageza, ngiye nkunda kuvugisha ukuri, ngira ngo ibyo bintu bikunda kugora. Nawe rero ni bimwe mu bintu byamugoye cyane kwinjira, ariko bitewe n'ubuhanga yari afite, ndagira ngo nawe bijya bigora. Ubuhanga ufite muri wowe wumve ko ari bwo buzakugeza aho nawe ageze ubu ngubu. Bitewe n'ubuhanga yari afite, habaye casting yo gutoranya abakinnyi mu Marira y'Urukundo. Intare y'Ingore nawe yitabiriye iyo casting, aje aragerageza, bakomeza guhatana. Ageze kuri iriya scene bayimuhaye, ayikina neza birenze ibyo abadirector
bashakaga ibyo ngibyo. Umuterankunga yahise akomfirima yuko nta wundi mukinnyi wabaho wakina iriya role nk'uko Intare Yingore yari ayikinnye, atangira guhabwa karibu muri sinema. Gutyo ku ikubitiro bwa mbere akigera imbere ya kamera yakoze ibitangaza kuri seni ya mbere, ku buryo abantu bose batangiye kubona ko uyu mukobwa azagera kure. Ntibyatinze aza gushaka umugabo, ndetse ni umwe mu badamu bishimanye n'umugabo we cyane. Umugabo we nawe amukundira ibyo akina. Gusa amwe mu mateka ye, abenshi iyo barebye Intare Yingore n'uburyo akina bamufata nk'umugome, ku buryo abantu benshi bazi ko ari umugome. Abenshi nyine nta n'impuhwe baba bamufitiye bitewe n'uburyo akina. Benshi nyine baba bazi ko ari umugome, ari umuntu utitonda, ari umuntu udasenga. Ariko ngiye kukubwira Intare Yingore utandukanye n'uwo mwari muzi. Intare Yingore ni umwe mu bakristo bateranira mu idini rya ADEPR. Ubwo nimvuga gutyo, ni umukristo uteranira mu barokore nk'uko mukunze kubyita, kandi akaba akijijwe cyane. Uriya mujinya akinana no mu buzima busanzwe buratandukanye. Ni umuntu mwiza kandi ugira impuhwe, ni umuntu wumva abantu, ni umuntu ugira urukundo, ni umubyeyi nk'abandi, ni umuntu utishyira hejuru nk'uko bamwe babibona. Rero ubwo ni ukuvuga ngo biriya biba ari imyagitingire yo muri filime, ariko mu buzima busanzwe ni umwe mu bantu bameze neza, kandi ni umwe mu bantu bitabira ndetse umurimo w'Imana, ni umwe mu bantu bitonda bagira umutima mwiza. Nkubwiye rero amateka ye n'ubuzima bwe, kandi ndizera ko hari bamwe mu bantu bamenye uwe utandukanye n'uwo bari bazi, yaba uburyo mumubona mu zindi filime z'uyu munsi akina kuriya, ntago ari we. Ni umubyeyi witonda kandi ukorera Imana. Ndagira ngo rero n'abandi benshi bamushidikanyaho cyangwa se mwamufataga uko atari, mumenye uwo ari we. Kuri uyu munsi wa none ziriya ni inyigisho aba ashaka gutanga, kuko filime ni isomo. Ubwo rero ntihakagira abantu bamufata nk'umugome ngo bamwange. Wapi, iriya ni imyagitingire, ntago ari ubuzima bwe rusange. Ubuzima bwe rusange ndamuzi neza cyane. Ubundi mukomye kurushaho kugenda mumukunda, mureke kumushidikanyaho cyane. Impamvu nakoze iki kiganiro ni uko hari abantu benshi bakomeza kugenda bavuga ngo turamwanga gutya na gutya, ese buriya nagira amahane. Ibyo bitandukanye n'uwo ari we mu buzima busanzwe. Bye bye, mugire umunsi mwiza.